Ndi papa SAVA. Ese shu uramutse hega mas bako izindi zimwe twazanye n'umugoroba ariko ntabwo tuzibite neza cyo nashatse kukubwira rero buri uramutse umuntu udashima ngo ashimire umuntu nkawe yaba ari iki yaba ari indi yaba ameze ati you are beautiful urumva humbleness clearing un angel. Tu es gentil, donc une belle fille, kitoko. Donc, ici. Merci beaucoup. Nawe, yes nakushinjiki. Uri amp. Uri strong. Uri experienced. Mbese uri imbere cyane. Datare, urakoze rwose. Cyose ubajyanye. Juri umunezero wanjye. Baba ibintu mubwira utabyumva. Uya giye mbyumva. Nakubeshya shirimu. Mbere yo kunyagwa ntabwo nakurije gusije kukubeshya. Mbese uri byose. Reka mubwire. Ubirenze kuba byose uri byose cyane. Nuko Imana uri ijoro ry'umunezero wanjye. Urakaraba gatoshye. Shirisha nanjye igisobanuro cy'ibyishimo byanjye kuri nose. Nanjye noneho uri tuze. Ndetse shukutamo cyane. Tamo cyane. Ngeze na. Cyangwa wahaza. Oya. Urumva rero nshaka kwinywera. Uzi ko mureba singuhaga we. Ndicara no gukumbura nkureba. Sure. No kwimana. Ibase kukumbura nkubona. Anyway bimeze biteze. Savabo. Ariko nukuri kwimana. Sha reka mubwire kwisi musanzwe. Ahubwo sisi. Twagize. Iki. Nyine byakongera kubera narushya pena baye byatsi wanyahagije bagiye nuko utazi ukuntu ngene nomeze meze nk'ibaba ndimo nanjye ndataka umeze kageze ko ngiri gususumira murasusumira nge ndataka uri gisore barata sure thank you you make me happy ariko numukumbuye nuko reka nkubwira ka Rwanda Ese ntabwo nkumva. Ariko mwe najya kukubwira kandi. Oya ntabwo dusubira mu kigo. Kubera iki? Kabyose. Ndetse kutanyanga. Ahandi. C'est bon. C'est oui, il va y savoir. Simbona tatabisigeze shiri. Yo data we. Noneho bigire ukuntu bitegura. Nanjye shirimo agashati. Tugire tugende. Hari utuntu ngira ngo ngemo. Sibyo? Bo. Okay, wagenda? Nasigara ntetse nta kibazo. Sibyo kiri riri bunyici. Uya, nta mpamvu. Witaha cyo mu rugo noneho ibindi turakomeza tugenda tubivugana. Hari naka message ndibuza kukoye. Ngo ngiye he? Uravuze ngo ngiye? Ine cyajya mu rugo utashye. Mu rugo he? Iwanyu ntafite se. Ubuse ko naraye kutigeze umbwira nijoro ngo ntayo ukaba ubimbwiye none. Ariko ntabwo ari ibintu bikaze uvuga ngo ndatashye tu umuntu umusheri tugakomeza tugapanga se n'ibintu birenze Didi byararangiye ka nkusaba ikintu sheri sebyo mbabarira niba unkunda ureka ibintu bya 2021 tubyimurire muri 2022 birangire byo kumamagara sheri ndagushaka kam natafata ka bike nkazanirwa oya reka tubyoroshye ujye umpamagara ndi ruhande rwawe mbese uhindukire mu buriri bitumura icyo wenda ni igitekerezo cyiza ariko ntabwo umuntu ahita agifata gutya ko kanya uzise wowe tabuye mu rugo nubundi akabike n'icyo kwishyura ibintu byose n'ibyo bikora n'iki byose nzabanza nipange ubundi ubwire uze ariko aka kanya ntabwo byakunda uramunda sinoga sheri ufite icyo kibazo urongora urahari ngiyewe urongora ndahari ikibazo ufite n'iki experience twese turayifite ariko ngiye nditari kurongora sheri shyiramo kwase dufatanye dukore uya ngi ntabwo nditari kurongora narongoye rero simva narongoye simva urabeshye ntabwo ndi gukina nawe ariko so mubyo nakubeshye kweganira ahubwo ubwo kwiki nahise ubundi arongora ntaramaza kwipanga aritegura neza ni iki kindi witegura ubuzima ubayemo ndarabwakire niwe nakunze uko tubanyura bizi none ngo nakurongoye nge narongo kabaye dusabe nemene ko byakira baje kweganirira
sheri ntabwo iyo muri imikino ndimo ariko ntabwo uri imikino ndimo rwose narunguwe muri uru rugo njye simbira ibintu byo kuza naje nagiye naraye neva byarangiye bya seriye cyane abo bebe wabarirwa mfarira mubire bya byose byo nani cyariko byari binatwaye thank you nta kintu byari bitwaye urumva buriya ni kwa kuni nyine umuntu aba yicara kanabiti ariko abonye ukuntu ngiye ntekereza mu buryo bwihuse ni tic tac igitekerezo pa leta mbona umwanzuro ntabwo ari ibintu bikaze so ngize igitekerezo igitekerezo kiri mu nyungu zanjye nawe ariko zawe kurusha urumva ntabwo umuntu ashobora kurongora gutya nk'umudamu umukanya ndatangira guhamagara abantu wa mugani wawe mbwira inshuti mbwira abavandimwe mbwire ba nyirasenge n'abisenge neza mbwira ubuvivi n'ubuvivure mbwira abantu hirya no hino nti muze mudebera iki ikizubazo no akantu ntekereje waretse tukipanga ko n'undi naringiye tukajyanirana agenda nkakugurira igitenge kuko mise mubona wambaye iribaya wambaye ibara rifite ibintu by'amadantire n'amadantative bimanutse bimeze neza noneho kuri murasajya zakagusanga nka mukande Madame Digidi ubuzaba witwa Digi Queen sibyo ubwo sisi umwamikazi wa Digi nanjye minitwa Digi Boss aho ngaho rero bijyana reka tugire itegure kugira ngo none unasoko kumeze neza nanjye meze neza nindangiza ngurira igitenge shopping tugure buri kimwe cyose ibintu bigira sabe uzi ko nari kuzanyemera sashure kandi tegura ntabwo nari kuzanyemera wewe Oui, allô? Oui. Umva. Nibyo nyine ndi kukubwira nje nguye mu matsa. Nguye mu matsa no kuri kwimana reka nkubwize ukuri. Muzi ko se nagiye gukora utuntu two tudega nkabikosora ngahinduka umwana mwiza, umwana mwiza nyine wa burundu. Ndashaka ngo umfashe. Dore ukuntu ibintu bimeze. Oya ntabwo ari ibibazo byo kukuguza amafaranga ahubwo ngewe ngiye kukwereka misiyo iguha amafaranga muri make umushinga wanjye ukuntu uteye ngewe maze iminsi mfite igikobwa mu nzu icyo gikobwa nyimaranye iminsi 2 sasa ngiye cyaje kunsura numva yuko ari bya bindi bisanzwe byo kuza kikarya kikanywa kikaryama cyarangiza kigataha ariko ibintu byaje kumbaho cyaje oya ni byandi by'ubushuti busanzwe nyine bwo mu muhanda muhura nyine kikakubona kigashamaduka kwa kundi nyine uba wikinnye ibintu nk'ibyo nta wundi mubano reka ni kuko ntabwo byakunda ni ukuvuga ngo yafashe umwanzuro kwanga gutaha ikibazo ahantu kiri yaje yiteguye ni ukuvuga ngo yazanye amakariso 4 n'amasutiye yayo azana amapinjamo azana mayodobe na robe harya mayodobe si cya kindi bararana robeden none arangije aza yiteguye ku buryo ibintu byose yabikusanyije ameze nk'uwimutse umuntu wazanye n'akashakoshi kuzuyemo bya bindi bimeze nk'ibirwanisho bya gisirikare ibyo byose harimo inzembe ibikibya n'iby'ibyogoshi ngoye reka nkubwire nyine nari ngiye kugeza ku ntego ye reka mvuge make noneho icyo nshaka kubwira ni nkaho yimutse umuntu waje akazana naga yakoreshaga ni ukuvuga ngo icyo nshaka kumfasha rero rwose pe uwakunyereka ukuntu mpagaze ni nkaho mpagaze imbere yawe nciye bugufi ndashaka kumfasha ukaza ukankorera tekinike ukangira inama kuko ibitekerezo byanjye byashiranye akamvira ahangaha nuramuka ukoze icyo kintu hari amafaranga y'ubukode nguha nzajye nkwemere ko nzajya nyaguha kandi ku gihe ariko ubu none ahangaha tuvugana niteguye kukoherereza 50,000 atafite hano yanditse y'ubwasisi y'ibitekerezo mpaye n'uburyo umfashije undokoye wandwanye ukoko ntekerereza ikintu gishobora gutuma mvira ahangaha ntekerereza ikintu cyatuma mvira agende kuko byandangiranye yabwiye ngo ntabwo atanga namurunguye
nta mushinga mfite nyabazo ejo bundi bari kuzandanga mu rusengero n'undi mukobwa urambyaye kuruta ukuntu inkoko itera igi ikarirarira. Reba urukundo ni nkaho urwo rukundo nkunze nkurikije ukuntu bifite umutima. Yego urakoze ndagutegereje ubwo ni minota mike. Oui. Yes. Umva ahubwo se nanjye ahubwo byari byarangiye no sinzi ukuntu nari angise. Fresh. Wow. Asa neza. Papa Sava urarebye neza uracunze bagiye ariko sawe igikobwa kiragenda cyegera gutya we. Ariko umva reka mbabwire nuko abantu batazi kwitegereza ngo barebe babishyire mu nyurabwenge babihuze. Ubundi reka nkubwire Veve na Dede ubundi barahura bakagwamo neza nk'imahwi. Muterure muva muri Dede uriya nakira gikobwa cyabira bitako ya Dede yabamuhenze. ariko Dede yabamuhenze rwa rukobwa rw'urwomanzi rugenda Ucishwaruye muterure rubitagaguza ahantu hose ruhuwo rubonye arwara buriya ni rwo rwa yabaruhenze. Ariko ndimba nawe uravuga wakize ubwabo kubitera undi wadugenda rubitagaguza natuvuga kuri abararanye ari marayika wowe kize wesa nejo Papa Sava muterure bimeze kumwe nibati ikiruza n'ibintu mukire fo ariko tubungu bagiye kuza zimbarahiye harahirya ndimba mese muri karama byose turabishyira hariya naza akajyayo we genda yata pigengiye kwijana harahirya mu cyumba ahubwo ntabwo ari buhagere mubanguke mujye mukora ariko nk'abantu yose sigare vide byose muri marembo itapi mwari yo musiga ndashanyishyira muri kiriya cyumba gira vuba Papa Sava gira vuba akora mu mujye mukora nk'abantu b'abagabo akubundi gira banzucunga gira vuba ndimba kora namwe muri mu munwa gusa ubu nituba turangije reba ndimba Timba. Vai hano Timba. Vai hano Timba hariya. Aro. Ariko Ndimba nk'ubwo muri mu biki koko? We nawe abantu muri kumwe mwaje mugatwara ibi bitanda n'izi matera zisigaye hano. Oya wimbwira ibyo ngibyo byose ni biki? Nimuze mu bijyana hasigaye matera 3 n'ibitanda 2. Banguka. Mubanguke mani. Mariko iki se wowe ko numva nyihamagaza? Wiriwe. Niri wenyine gusa ntago ndeba. Gusa mubazo gusa. Kora kayise Mariko. None nishime gute? Nishime gute digidi? Nagira nkubwire ngo guhera nona nta burenganzira ufite bwo kwinjira muri inzu. Ubyumva ubyiteho. Cyatse umaze kunyishura amezi yanjye 3 undimo kandi nagira nkumenyeshe ko n'ibintu byari birimo maze kubitwara mbigeze kure. Urumva? Ngiye kubigurisha nishyure. Mariko ntago wabinkora n'ukuri. Wenda vuga niki nawe mukobwa. Ko numva ushaka kundenza umuntu washaka kumwishyura se amezi 3 yishyure. Mwishyurira ariko. Reka yakasa wamwishyura amezi 3 wageze kwanza ukabibakisha kira kibuti cy'inzu cya nyoko. Ariko Mariko Ukuri cyari ko digidi. Imana ntabwo byagikago byo. We none ahambu wa shitani. Hasoni. Umuntu azaga turama mu nzu kagira ngo niye. Ibibazo babyaje none se Mariko umuntu w'Imana uriya ntiwari ukuntu mfasha ikibazo wenda ukacyoroshya. Ntabwo ndi Caritas digidi. Ngereka nkubwire nari narabikwemereye ko nibigera kuri itariki wende bizagira twanabisinye byose ariko nagira ngo usaba ikintu nyemerera byibuze imyenda irimo hano n'ibindi bintu afite aho kugira ngo bize kugira ikibazo kuko amafaranga nzayabona nko minsi ningahe tube tubimuhaye agire guteka nazirigewe ese bari harimo n'imyenda aho nari narahanga ariko wari wararongoye ni dukeya wari wararongoye ese ntabwo ari byinshi sheri ntabwo ari byinshi tu reka bitware ntazirigewe noneho ngiye sigare mu kibazo ibindi turabirangiza hakuze ko neza abantu bigize indamukozi ko wanze wigize indakoko
ugenda ufatwa ubwo busa bwawe ejo nazumva umunwa wawe na nyoko sinawukira none aha ngaho ibyo mwagenda muvuga ndakwiyama indaya nawe urumva kiyamisazi guca amazuru ryasingana nawe ntuvuga ngo mama wita kumubyeyi ndakwiyamye nawe shiri baba rumpa amahoro urinda uvuga ngo mama ngo harya ngo nisandi oya wituka nawe noneho urutwa n'inkoko itora injereri yarangiza ngo irikanagura umuntu ukagenda gakuza mu mazira umva ntunuke nakwasiriza aha ngaha na nyoko yarasa mvugira nabo umugore mvugira nabo umugore nawe umva nkubwire marigari wanjanja wembi niko digiti bafata 50 bamwe mero yamuye numva ari hindura hanyuma irya gihimwa ari iryamiriza girafafu yamwishure kuko ngenda umugore mu rurugo girafuba wishyura ibintu by'amafaranga bibwiwe kucyo bivuze n'umugore wawe jewe je nakoze gahunda ugomba kuyikora nyishyura rero ngende nyishyura ngende rwose ubwo noneho niba no kuvuga ngo zipfuye nabipfuye rero ubwo ni muduhaye amendevu kuvuga ngo birapfuye amendevu rero ubwo birapfuye niba ntabwo twe rero twese ntabwo twakorera yizwe nabi duhaye amendevu yaduhe duha amafaranga twigendere operasiyo nipfuye ariko se mwabavandimwe mwe ubwo niba operasiyo ibaye rate nibagiye uvuga tujya twumvikana mujye mupanga operasiyo zifatika mumfashe ibyo bintu bari basohoye mu nzu basi mu bisubizemo nk'abantu b'abavandimwe noneho ibintu tubirangizanye mu kivandimwe bimere nk'aho umuntu nkwereye mbese nyine wenda nko kwirongoranwa twinjiza ibirongoranwa ariko ubwo ni ibirongoranwa nabyo cyangwa ni ibisambanano ayacu yahemabuja dutangire tuzana ibintu zana amafaranga cyangwa urabyikorera yamuhe tubirangize abagabo wibaza utagusa rwose ntako batagize nibagize umunwa muremure ukajya kubwira ya nda yawe ibyo twakinnye ibyo ntabwo bitureba